ukwiye kumenya kwirinda gukora mu gitondo ugikanguka. Igitondo utangiye neza niryo pfundo ryo kugira umunsi mwiza ndetse w'ingirakamaro ku buzima bwawe. Tujye kubabwira ibintu ukwiye kwirinda gukora ako kanya ugikanguka. Kwanga gufata breakfast. Abantu benshi bakunze kuryamira nyuma bakabyuka vuba vuba batinze, nuko bagatekera ibintu byose bahita bajya ku kazi cyase mu mirimo itandukanye. Ibi bigatuma badafata ibyo kurya bya mu gitondo, bakaza kurya bwakeye ngo mu gitondo bumvaga badashonje. Ese kuki batatakaza igihe mu gitondo barya? Ibi ni ukwibeshya cyane. Mu masaha abiri ya mu gitondo ukimara gukanguka ni ngombwa gufata ibyo kurya kandi bifite ingufu cyane. Si ngombwa ko wumva ushonje kugira ufate breakfast ihagije mu gitondo. Impamvu uba ugomba kurya nuko umubiri uba wakoresheje 1/2 cya calories. Calories ni ingufu dukura mu byo tuba twariye. Rero mu gihe utariye ngo ubone ingufu zihagije, umubiri wawe ntushobora kubona uburyo bwiza bwo gukoresha ibice by'imbere mu mubiri wawe ndetse no gutuma ubushyuhe mu mubiri wawe buguma ku kigero kiringaniye. Ibi bikaba cyane mu kugira imirimo uri buze gukora ku munsi uze kwikorana ibakwe ndetse n'ingufu zihagije. Kwanga kunywa amazi mu gitondo. Abantu benshi barabizi ko basabwa ko banywa ikirahure kimwe cy'amazi meza kandi asukuye buri gitondo. Gusa n'ababikora babikora bigoranye. Ikirahure kimwe cy'amazi unyoye mu nda nta kintu kirajyamo ntikiringaniza gusa amazi mu mubiri ndetse kinatuma amazi atembera neza, ahubwo kinatuma imyanda iri mu mpyiko ibasha gusohoka neza ku buryo buboneye. Ikindi nanone, kunywa kawa. Abantu benshi banywa ikawa nk'uburyo bwo kongera imbaraga mu mubiri. Mu gitondo umubiri uba ufite stress kandi ikawa yifitemo cortisol yongera umubiri stress. Umuco wo kunywa ikawa mu gitondo uzatuma uba umunebwe ndetse umubiri wiyumvemo ubwoba. Iki kinyobwa giteza ibibazo iyo ugifashe mu gihe mu gifu nta kintu kirajyamo. Ubwo rero mu masaha 3 ukimara kubyuka byaba byiza uretse kunywa ikawa.